waba ujya ugira ikibazo cyo kutabasha kwituma ku buryo ashobora gushira umunsi, ibiri cyangwa se myinshi utitumye? Uyu munsi ndaje ngo icyo kibazo tugikemure. Nitwa Mutuyemariuje Rachel, nkaba ndi clinical psychologist muri Mental Health Dignity Foundation. Kuri uyu munsi nabateguriye uburyo butatu ushobora gukoresha ukituma neza uko bikwiye. Uburyo bwa mbere ngiye kubereka bukoreshwa n'umuntu udatwite, kuko abahanga bagaragaza ko ubu buryo bwa mbere bwongera ibise ku bagore batwite. Uburyo bwa mbere rero bukorwa gutya: urahuza intoki, hanyuma uhine igikumwe ubyiringire hano aho igikumwe gitereye ku kindi kiganza. Hanyuma igihe ubikora byibura umunota umwe uba uri guhumeka winjiza umwuka mu mazuru, kumva ko ushyitse mu nda, hanyuma warangiza ukawusohorera mu kanwa usa nk'uzimya buji, nk'uko twabibonye no mu yindi myitozo yabanje. Urahindura ukabikora no ku kindi kiganza, nanone ugahina iki gikumwe cya hano ku ibumoso, hanyuma ukabyiringira aho izi ntoki zihuriye ku kiganza cy'iburyo. Uburyo bwa kabiri, urahina ukuboko gutya nk'uko mubona ndi kubigenza, hanyuma urebe ahangaha ubona hafi y'inkokora, uhine igikumwe kwa kundi twabikoze nko ku mwitozo wa mbere, uhabyiringire. Urahabyiringira ugahumeka winjiza umwuka mu mazuru, usohorera mu kanwa kumwe tubigenza. Byibuze umunota umwe, hanyuma ugahindura no ku kundi kuboko, naho ugahina ukuboko, warangiza ukahabyiringira none ukoresheje cya gikumwe cy'ibumoso, ukahabyiringira. None iyo umaze kubona aho uri buze kubyiringira ku maboko yombi, ushobora gukoresha musumba zose, ukagira amaboko utya, hanyuma ukabyiringira hano muri zino nguni z'amaboko. Ukabikora uhumeka winjiza umwuka mu mazuru, ukawusohorera mu kanwa nk'uko mubona ndi kubigenza. Uburyo bwa gatatu bukorwa butya nabwo. Urareba ku kiganza cy'ibumoso, ushushanye umurongo uhagaze, umanuke, hanyuma uze hano mu nguni, urumva ahantu hameze nk'ahari akobo. Aha hari akobo rero niho utsindagira, urahatsindagira ukahakanda, hanyuma ukabikora unanahumeka kwa kundi winjiza umwuka mu mazuru, usohorera mu kanwa, wiyitaho, kumva ko ushyitse mu nda, warangiza ukawusohora unyuze mu kanwa, ukamera nk'uzimya buji. Igihe ukora iyi myitozo yose uko ari itatu, utangira kumva impinduka mu nda, kuko n'abahanga bagaragaza ko mu by'ukuri iyi myitozo ifasha urura runini kunyeganyega ndetse n'ibirimo bikanyeganyega. Ubwo rero nyuma y'uko mumaze kureba iyi myitozo, mujye muyikora, hanyuma mwiyiteho, mubashe kuko kugera ku ntego yo kwituma uko bikwiye, kuko tuzi ko umuntu arafungura ariko akagira n'igihe cyo gusohora imyanda. Ni ngombwa rero ko umuntu umeze neza mu mubiri agira icyo gihe akiyitaho, agasohora iyo myanda. Dukomeze rero twiyiteho, dukoreshe iyi myitozo, twiyiteho, mugire ubuzima bwiza bwo mu mutwe.